Katubasuhuza yari nako tubaha ikaze kuri Akumunsi YouTube channel muri iki gitondo nk'uko maze iminsi mbibabwira cyangwa se kuri video zigiye zitandukanye ku bantu bagiye bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Mwabonye yuko ku munsi w'ejo REB yashyize imyanya ku isoko cyangwa se yakoze icyo bita shortlisting. Twe n'abakoreye video mbabwira impamvu zitandukanye zigera kuri 10 bari baduhaye. Zigaragaza impamvu batara shortlistinga, ariko nyuma y'iminsi 3 murabona yuko shortlisting ikozwe, akaba ari impamvu rero igaragaza yuko iyo ibintu bikorewe follow up byibuze ba nyirabyo basha kubishyira mu bikorwa. Ubu ngubu rero abantu babaye shortlisted, mutangire mwitegure neza ibizamini mu mpera z'ukwezi kwa mbere nkuko nabibabwiye. Iyo shortlisting yagiye hanze ku isoko byibuze bimara hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 3 bakabona gutangaza igihe cy'ibizamini. Ubu rero ababaye shortlisted ni umwanya mwiza wo kubitegura iminsi mikuru, mwere kuyitaho cyane ahubwo fatikaye usome. Muzi neza yuko ibijyanye n'abantu baparinze ku myanya ya A0 bisaba kusoma amatsiyeri mu mwaka wa 4 wa 5 wa 6 kawusoma ukawukamirika neza, hanyuma ukajya mu kizamini ukaba wagitsinda ukagikubitira hejuru. Ariko abazakorera rero kuri AE na AZ na AD naho niko biba bimeze cyane. Iga amatsiyeri mu mwaka wa 4 wa 5 wa 6 ubundi ibintu ewana uzajya mu kizamini usange bya bintu byose nibyo bigenda bigaruka. Ikindi wenda no kwirefera ku bizamini biba byaragiye bikorwa nuko wenda bagenda babihindura cyangwa se bagahindura uburyo bw'imibarize. Ahangaha nabakonseya konsirita ibizamini biba byarakozwe nanone mukaba mwabisoma cyane. Reka tubahe ikaze rero dukomeze dusangire amakuru. Kuri ubu rero reka tugaruke kuri iyi myanya yashyizwe kuri Mifotra. Ubu ngubu nkuko muri kubibona dufiteho imyanya 43 iri update, ariko nkuko nababwiye yuko nzajya mbaha tuzatura position tuyivugeho, turi amafaranga bahembwa, turebe advantage, umuntu arebe niba yaba encourage kujya kuba yakora application kuri uwo mwanya. Hanyuma rero nk'ubu ngubu uko muri kubibona ntago nzaza ku mwanya umwe rwose. Za Rusizi hariyo ibi ni imyanya isaba experience, documentation and archives, secretary customer care muri Rusizi, receptionist. Ariko ni receptionist mushobora kwa applyingaho kaza za automobile technology, yes, muri Rwanda TVET board murabona nayo ko hariho imyanya yashyizweho. Rero imyanya nshaka kugarukaho ni uyu mwanya wa executive secretary mu karere ka Nyagatare. Uyu mwanya wa executive secretary murabona yuko bakeneye abantu 12. Iyi ngiyi akaba ariyo nshaka kugarukaho uyu munsi kugira ngo tuganire turebe ese advantage zo kuba executive secretary w'akagari ni iyihe, hanyuma kugira ngo tubashe kuba twasangira amakuru. Nkuko bigaragara rero bazakora ikizamini cyo kwandika ndetse n'ikizamini cyo kuvuga. Hanyuma rero ibisabwa ni ukuba ufite diplome AD muri social sciences na experience y'imyaka 3, cyangwa se ufite AD in arts and sciences na experience y'imyaka 3. Hanyuma ikindi kubijyanye no kwiga usoma icyo bita job description cyangwa se competence. Hano muri murabibona kuba ufite ability to exercise tax and discretion in preparing, handling and disclosing information of confidential sensitive nature, cyangwa se confidential, ethical and teamwork skills, demonstrates capacity for rigorous analysis and synthesis skills, inclusiveness. Ibi rero nibyo mwakwitaho cyane, ariko nanone wita kuri iki kijyanye na performance, icyo bita job description. Iki kibazo bakunze kukibaza cyane muri interview, niyo mpamvu ugomba kucyitaho. Rero advantage, katuze turebe advantage kuri uyu mwanya wa executive secretary, ngira ngo tubashe kuba twabiganiraho. Kuri uyu mwanya rero wa advantage cyangwa se inyungu ziri ku mwanya wa executive secretary mu karere ka Nyagatare, ku muntu ugitangira akazi mu karere ka Nyagatare, ubundi kuri uyu mwanya ari gufata ibihumbi 105 agitangira kuri aka kazi. Murumva rero 105 nk'umuntu warangije segonderi akaba yarabonye ibirakano atandukanye ahembwa amafaranga makeya, ashobora guhita yaprayinga kuri ino position ibihumbi 105. Aya mafaranga rero agenda yiyongera bitewe na capacity cyangwa se n'ubunararibonye amaze mu kazi. Ubwo ndavuga experience, imyaka uba uramaze mu kazi uri gukora, aho buri myaka 3 bagenda bakongeza 30% by'umushahara wawe uba ufite. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kuba utangiranye ku 105 ariko ejo bundi bakongeza ugasanga ugeze ku 120. Nuko nguko rero bigenda bitangira.
ahangaha rero no kugira ngo duhuze amakuru, ese umenye uti mu karere ka Nyagatare rero akenshi iyo bashyize imyanya irenze 12 uragenda ukapurayinga, ariko iyo watsinze ikizamini neza cyo kwandika, ikizamini cyo kwandika rero kugitsinda hano mu bijyanye na ubuzagitifu bw'akagari biroroshye cyane, kubera yuko hano kuri ako munsi twagiye tubashyiraho past paper, hari n'izindi tuzabashyiraho, kandi umuntu wese ubashe kuzisoma neza rwose biramufasha cyane akaba yabasha kuba yatsinda. Ntimuzagire ikibazo rero kuri uyu mwanya, abantu bose bo ku bugitifu secretary mutubwire inbox cyangwa se mutwandikira hasi muri comment, hanyuma mushyire nimero za telefone tubohereze kuri WhatsApp, cyangwa se mujoininge WhatsApp group yacu. Urajya hasi muri no video description urasangaho icyo bita group ya WhatsApp ya Akumus, hanyuma ujoining n'umuryango mugari w'abantu bamaze kujoininga ino group, aho duhuriza amakuru hamwe ndetse abafite ibibazo kaba bibaza. Ariko nanone utabasha kwinjira muri group cyangwa se udakoresha WhatsApp, uratwandikira hasi muri video description muri comment, hanyuma turabasha kuba twaguha amakuru y'ingenzi kandi akenewe. Mukomeze rero musore na Mifotra, n'uyu munsi hariho imyanya myinshi igiye itandukanye kandi ishobora gufasha umuntu mu buzima bwa buri munsi. Ubundi dutangirane umwaka wa 2024 2025 turyoshye tumeze neza. Hari n'indi myanya rero mu karere ka Nyagatare, hari nk'iyi myanya ya data managers. Data manager ya level 7 n'ibice 2, ahangaha bahembwa level 7 n'ibice 2 ni uguhera hagati y'ibihumbi 180 ndetse n'ibihumbi 230. Ahangaha rero naho biterwa naho uri gukorera, hari abakorera kuri centre de santé cyangwa se hari abakorera ku bigo nderabuzima ibi biri private, hari n'abakorera ku bitaro. Urumva nk'umuntu ukorera ku bitaro ntago yahembwa kimwe n'umuntu ukorera kuri centre de santé, niyo mpamvu rero amafaranga agenda arutanwa. Ariko imyanya 18 nawe nayikonsera niba ufite bachelor degree in statistics muri applied mathematics, environmental science, data science, public health, environmental system, clinical medicine, statistics, global health, nursing, data sciences na mathematics. Ushobora ku applyinga kuri uyu mwanya kuko urabona nta experience bisaba. Rero ku bantu ba data manager bakora ku bitaro ho babahembwa menshi, bageze kuri 290 hafi 300. Urumva rero wo kuri data manager ukora kuri centre de santé we abahe afata hagati y'180 na 120, ariko centre de santé nyinshi zihemba 220. Ubwo urumva rero ahangaha umuntu nawe ashobora ku applyingamo akagerageza amahirwe. Mu karere rero ka Nyagatare, akarere ka Nyagatare rero kashyizeho n'umwanya ikabaka 33 ku mwanya wa accountant. Mwanya wa accountant level 7 amafaranga ni yayandi n'ubundi nababwiye hagati y'ibihumbi 180 na 220, ariko hashobora kwiyongeraho bonus cyangwa se hakiyongeraho ubundi buryo bufacilita umukozi bitewe na institution agiye gukoreraho. Ahangaha rero accountant AA no kuvuga ngo mwaba bashyizeho level zigiye zitandukanye, ariko kuri accountant ya AA ho biba byihariye cyane, bitandukanye na accountant A0, niyo mpamvu amafaranga yawo urasanga ari make. Aba accountant 33 rero nabo barakenewe ku mwanya w'isoko cyane. Hanyuma applying abantu bize bijyanye na accounting ndetse na bachelor degree in finance mashe ku applying. Ubundi twebwe muzaze mutubaza ibicupuro, ariko mujye mutwihanganira cyane rero kugira ngo tubashe kuba twasangira amakuru. Mu karere ka Nyagatare rero murabona yuko bashyizeho izindi poste 54 ku bijyanye n'aba drivers. Driver hano rero bazakora ikizamini cyo kwandika gusa, kandi kugira ngo applying no kuba ufite category license B ndetse na BC cyangwa D. Iki kizamini cy'ubushoferi rero kijyanye no kwandika, ahangaha mbibutse yuko ari babandi bazatwara za ambulance imyanya 54. Mu minsi yashize hari iyindi myanya twe twabahaye, ndizera yuko mwayaprayinzeho cyane kandi muzaba shortlisted. Hano rero nta kindi bari gusaba kuba ufite kategori B, guhera kuri B kuzamura, kandi byibuze bazakora ikizamini cyo kuvuga gusa. Ikizamini cyo kuvuga nubwo bashyize ngo ni ikizamini cyo kuvuga, aba bantu bari gushyira imyanya hanze ku isoko hari kubamo amayerera agiye atandukanye. Ntabwo wavuga ushyira ikizamini cyo kuvuga nta practice, wazatwara ute se kuvuga sara utabishobora? Ushobora kugenda ugasoma igazeti ukaba wayimenya, ariko byibuze umuntu birasaba kugira iki, birasaba amakuru yihariye yo kuba uzi practice. Imyanya rero 54 nayo mu applyingeho biraza kudufasha cyane kugira ngo byibuze abashoferi tubashe kubona
akazi. Reka rero nsoreza ahangaha, tuzasubire ku munsi w'ejo kuri video ikurikira, tubasangiza amakuru y'ingenzi. Ku munsi icyo nagusaba ni gukora subscribe. Turabinginga cyane mukore subscribe kandi musharinge na video yacu kugira ngo ibashe kugera kure, kuko iyo turi gukora tubana abantu bari kureba ibintu byacu natwe biradufasha bikanadushimisha. Reka rero tukomeze tubifurize weekend nziza cyane, hanyuma nabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire, ndetse no gusoza uyu mwaka, gusoza umwaka aba ari Noheli nziza. Ubwo rero no gutangira umwaka mushya wa 2025 tuzawutangire neza kandi tutangirane ingamba. Iyi rero yari Akomunsi. Stay in touch.